Murakaza neza ku Isumo TV, aho abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe, urimo gucikwa. Bakunzi bacu muraho, twishimiye kubana namwe muri aka kanya kandi twizere ko mumeze neza. Nkuko bisanzwe, n'uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'iterambere, ariko twibanda ku bintu bishobora kuba bigusubiza inyuma utaruzi. Gusa byinshi muri byo urasanga uhura nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Impamvu ari ingingo tugiye kuganiraho ni uko gutera imbere cyangwa gusubira inyuma mu iterambere ahanini bituruka ku myitwarire yawe ya buri munsi. Imyitwarire tuvuga ni ishingiye ahanini ku kuntu ukoresha amafaranga yawe n'imyanzuro ufata ku bijyanye nayo. Mu gihe ubikora neza, savings zawe ziriyongera, bikagufasha kongerera imbaraga imishinga yawe cyangwa se ugakora n'ishoramari rishya ryunganira iryo ufite. Ibi bisobanure ko uba uri mu murongo w'iterambere. Wabikora nabi ugasubira inyuma, ibi uzabibwirwa nuko amafaranga winjiza uhora ubona ari make ugereranyije na besoin zawe. Ikindi ni uguhorana ubukene bw'amafaranga, ukisanga kenshi uri mu madeni. Niba ushaka gusubiza ibijyanye na finance yawe ku murongo, kurikira iyi video kuva igitangira kugeza irangiye, niba ngombwa uyisubiremo wumve neza ibintu 15 udakwiye gutakazaho amafaranga yawe kuko biguhombya. Niba ushaka gutera imbere cyangwa se kuba umukire, ukaba usabwa kubigabanya cyangwa se bimwe muri byo ukabyigomwa. Icya mbere ni ukugira amafatabuguzi menshi kandi ahenze, cyangwa se icyo bita expensive subscriptions. Ifatabuguzi ry'amasheni ya televiziyo rihenze, abonoma y'umwaka ya Gym Tonic, abonoma y'umwaka y'ibitabo cyangwa se ibinyamakuru niba ubikunda, abonoma ya telefone na internet birenze ibyo ukeneye, abonoma y'umwaka kuri photographe, reservation y'ibiruhuko by'umwaka ihenze n'ibindi. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bugaragaza ko inyinshi muri izo abonoma zihenze abazigura bakazikoresha ku kigero gikwiye batarenze 5%. Abagera kuri 70% ntibazikoresha nibura ku kigero cya 25%. Ese gupfusha ubusa amafaranga yawe ku kintu utazakoresha birakwiye? Reba niba n'amafatabuguzi ugura ntuyakoresha ku kigero gikwiye, uyakure mu byo uzongera gutakazaho amafaranga yawe, bije yayongere kuri savings. Mu gihe ukenera izo serivisi, ni byiza cyane ko wishyura abonoma yazo y'igihe kigufi kandi nabwo igihe uzikeneye gusa. Ibi nabyo bituma ziguhendukira. Niba ushaka gutera imbere mu buryo bufatika, zimwe muri zo ushobora no kuzigomwa. Ikintu cya kabiri gishobora kuba kigutorera amafaranga mu buryo budakwiye ni imyambaro ihenze. Kwambara neza ukaberwa ni kimwe, no kwambara imyambaro ihenze ni ikindi. Ese uzi ko hari abantu bavunwa no kwambara imyambaro ihenze cyane kandi ifite marike zigezweho? Igitangaje ni uko abenshi baba bagishakisha bataragira ubwigenge ku kijyanye n'amafaranga. Ese uzi ko ushobora kwambara neza kandi udahenzwe? Niba ushaka gutera imbere, irinde gutakaza amafaranga menshi y'umurengera ku bijyanye n'imyambaro, ahubwo ushyire imbaraga mu gusevinga no gukora ishoramari. Ikintu cya gatatu gishobora kuba kiri mu bigutwarira amafaranga mu buryo butari ngombwa ni ukubatwa no kugura telefone zigezweho. Ese uzi ko buri munsi hasohoka verisiyo nshya ya telefone? Yasohotse uyu munsi ifite ikirushi yasohotse mu kwezi gushize. Ibi mbivuze ngendeye ku ruganda rukora marike ukunda. Ese uzi ko iPhone 13 Pro iri gusohoka mu ruganda ifite agaciro k'amadolari 1000 kandi mu mezi make hazaba hasohotse indi irenze? Niba hasohotse marike nshya ugahita wumva ko ifite itakaza agaciro, hindura imyumvire. Icy'ingenzi ni uko iyo ufite ihaza ibyo ukeneyeho mu kazi kawe. Icya kane ni ukugura imodoka itari ku rwego rwawe. Iki kintu tukivuze kenshi ko imodoka atari umutungo wunguka, kereka gusa iyo ikora business. Ku bisobanuro byimbitse, mwareba ibindi biganiro twakoze kuri iyi ngingo muri video zatambutse. Link ijyanye nabyo tuyishyize hano hasi muri description. Niba ushaka gutera imbere, mbere yo kugura imodoka, ujye ubanza ubyigeho neza. Ikintu cya gatanu gishobora kuguhombya ni ukubaka inzu cyangwa se gukodesha inzu itari ku rwego rwawe. Inzu umuntu abamo ni kimwe mu by'ingenzi, ariko se haguhenda bingana iki? Ese hari ku rwego rwawe? Niba ukodesha inzu nk'icumbi ryawe, ubukode bwayo bukaba burengeje 25% by'amafaranga winjiza buri kwezi, uba mu nzu ihenze. Ibintu bivuze ko utabasha kuyishyura, ariko hari icyo byafekita kuri finance yawe. Niba utuye no mu nzu wubatse ku ideni rya banki ry'igihe kirekire kandi rifite inyungu nini, kuzaba financially free nabyo biragoye. Impamvu nuko ayo wishyuriye nguzanyo arenga 1/3 cyawe winjiza buri kwezi. Ibi simbivuze mu rwego rwo guca intege abantu bakoresheje ubu buryo, ngendeye ku bwigenge buke bushingiye ku mafaranga umuntu ufite ideni rya banki aba afite. Ikintu cya gatandatu kiguhombya ni ukwereka abantu ko urenze. Kubaho mu buzima buhenze kugira ngo ugaragarize abantu ko uri umuntu udasanzwe ni rimwe mu makosa abantu benshi bakora kandi ribasubiza inyuma mu iterambere. Impamvu ni uko bituma ukoresha amafaranga menshi cyane wagakoresheje ibindi bikorwa by'iterambere. Iyi ngingo ihuriza hamwe ibintu bitanu twabanje kureba, kuko umuntu ushaka kwemeza bagenzi be uzasanga ahanini afata amafatabuguzi ahenze, kugura imyambaro ifite marike zizwi kandi ihenze, guhora updated ku gutunga telefone zigezweho, kugenda mu modoka ihenze ugereranyije ne bagenzi be, gutura ahantu heza cyane muri quartier zisobanutse n'ibindi.
ukora bagamije kwerekana ko arenze, akenshi bari kwitega imitego y'amafaranga kandi abibona bitinze. Niba ushaka kumenya byinshi kuri iyi ngingo, hari video twagusigiye kuri end screen ivuga ku mitego 15 y'amafaranga ugwa mutabizi. Ikintu cya karindwi ukwiriye kwirinda kubera ko cyaguhombya no gufata ubwishingizi budakenewe. Iyo usobanuriwe ibijyanye n'ubwishingizi, ubwirwa ko bwose bufite akamaro kandi nibyo, ariko se bwose bukeneye byihutirwa. Burya mbere yo kubujyamo ni byiza gushishoza ukamenya n'ingingo z'ibanze zizaba zikubiye mu masezerano, kuko zimwe muri zo utabashije kuyuzuza bishobora kuba byaguteza igihombo. Ikindi, menya guhitamo iz'ingenzi ukeneye. Ikintu cya munani ukwiye kwirinda niba ushaka gutera imbere ni ugukora ingendo nyinshi zitari ngombwa ugenda mu modoka yawe. Ingendo zitari ngombwa si zimwe twabwirwaga gusa mu gihe twirindaga COVID-19. No kujya ahantu henshi hatandukanye utakoreye planning ruba ari urugendo rutari ngombwa. Abantu benshi bashobora kwibaza bati ese iyi ngingo ije ite? Ese uzi ko iyo uri gutembera mu modoka yawe buri kilometero kiba kiri kugutwara igiceri cy'ijana cy'amafaranga ubaze essence gusa uri gukonsoma? Hari ushobora kumva igiceri cy'ijana ari amafaranga make, kandi umuntu ukunda gukora ingendo zitari ngombwa ashobora gukora ibirometero 40 ku munsi byongera ku ngendo ziri ngombwa akora. Niba depanse nibura 4,000 by'amafaranga y'u Rwanda buri munsi, ubwo ku kwezi atakaza nibura 120 by'amafaranga y'u Rwanda ku ngendo zitari ngombwa. Niba ushaka gutera imbere, gerageza witoze gukora ingendo wa planningiye, niyo ngombwa ukoresha transport ya rusange. Ikintu cya 9 gishobora kugutwarira amafaranga kikaguhombya ni kujya muri business udasobanukiwe kandi utumva neza, ugendeye gusa kuko bakubwiye ko yagukiza vuba. Hanze aha hari business nyinshi bamamaza bavuga ko zagukiza vuba. Ese babikubwiye tubyemera cyangwa ufata umwanya uhagije wo kubitekerezaho? Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bugaragaza ko inyinshi muri business zamamazwa ko zagukiza vuba ziba ziganjemo ubushukanyi. Itonde rero mu gihe uhuye n'abamamaza business nk'izi. Ikintu cya 10 cyaguhombya no gushakana n'umuntu ugusubiza inyuma mu iterambere. Gushinga urugo ni ikintu cyiza, dore ko ari kimwe mu bintu bikomeye abantu hafi ya bose bashyira mu mihigo y'ubuzima bwabo. Ariko suzi ko uwo muzabana afite igisobanuro kinini ku iterambere ry'ahazaza hawe. Niyo mpamvu ari byiza kwitonda mu gihe uri kumuhitamo. Ikintu cya 11 gishobora kuba kiguhombya utabizi no gutanga impano nyinshi kandi zihenze. Mu buzima busanzwe abantu bahana impano, ariko si impano itangwa hagendewe ku ki? Iyo atari urukundo biba ari amarangamutima cyangwa se gushaka kwigaragaza. Agaciro kayo ko ntitwakavuga kuko buri wese atanga uko yifite. Gusa hari abatanga impano zirenze ubushobozi bwabo zikabasiga muri crise. Niba uri muri abo, tangira witoze gutanga impano wabanje watekerezaho neza. Ikindi, ibuka ko impano utanze iba atari ikiguzi. Niba ari ukubifata haba igihe birangiye wicuza. Ikintu cya 12 gishobora kuba kiguhombya utabizi ni ukwigwizaho ibintu byinshi udakeneye. Ese iyo ugiye mu isoko cyangwa se muri supermarché ubasha kwirimita ku byo ugura, cyangwa se usoza shopping ari uko amafaranga gushiranye? Ese uzi ko abacuruzi uko bapanga ibicuruzwa babikora mu buryo bwo kugukurura kugira ngo uyinjiye wese avemo aguze byinshi? Iri banga abaguzi hafi ya twese ntaryo tuzi. Niyo mpamvu uzasanga ufite ibintu byinshi wawe udakeneye utazi uko wabiguze. Ibyo byose rero bibaza agaciro kabyo usanga ari amafaranga yapfuye ubusa. Gerageza rero witoze kugura ibintu ukeneye, ibi bizagufasha kugendera muri bije wihaye. Ikintu cya 13 gutwarira amafaranga yawe kikaba cyagutera n'ubukene ni betting. Ese imikino y'amahirwe birakwiye ko ikorwa nk'akazi? Oya. Ese uzi ko ikigamijwe mu myidagaduro ari ukuruhura umubiri, gusa hari n'igihe ukuyemo imvune. Iyo amahitamo yawe abaye kubikora nka business, uba wiyemeje guhomba cyangwa se kunguka. Gusa ababigiriramo amahirwe ntibarenze 20%. Kuri betting ho ntibarenga 5%. Niba ushaka kumenya byinshi kuri iyi ngingo, hari ikiganiro twakoze kuri betting, wagisura twasize link yacyo hasi muri description. Ikintu cya 14 kigutwarira amafaranga kikaba kiguhombya ndetse na cyane ni inzoga n'itabi. Ese waba warabaswe n'inzoga cyangwa itabi? Ubushakashatsi bwakozwe ku munywi w'itabi bugaragaza ko urinywa mu rugero anywa nibura isegereti cyangwa se imiti 10 y'itabi ku munsi, warivunja mu mafaranga rikaba riba rihagaze hagati y'1500 n'2000 by'amafaranga y'u Rwanda. Uwo ni umwe rihendutse. Ayo mafaranga nudasiba byeri kandi akabanywa mu rugero ayagezaho. Nk'unywa itabi akabanywa n'inzoga urumva ko yikuba kabiri. Ese uzi ko unywa inzoga n'itabi buri munsi mu rugero aba yangiza ubuzima bw'inshuro ebyiri? Si ibyo gusa n'amafaranga yarahangirikira. Niba ushaka gutera imbere, ni byiza kureka itabi kandi ukagabanya n'inzoga. Niba uyikunda, wari uzi ko ikirahure kimwe ku munsi aricyo gifitiye ubuzima bwawe akamaro? Ikintu cya 15 ari nacyo cya nyuma gishobora kuba kiguhombya ni uburaya. Iki kintu kiremereye cyane ku muntu wabaswe, yaba umugabo cyangwa se umugore. Impamvu nuko niba udashoboye kwifata binagoye guhaza irari ry'umubiri.
Niba warabaswe ariko ukaba wumva ufite ubushake bwo kubivamo, tera intambwe ugana abaganga ndetse n'abanyamasengesho, kuko icy'ingenzi ni uko utongera kubitakazaho umwanya n'amafaranga yawe kandi ukumva utekanye. Ingaruka zabyo si zizwi se, nazo uzaba uzirinze. Twizere ko iki kiganiro ari wowe gifashije, cyane cyane ko kibanze ku gufasha abantu guhindura imyumvire, ariko intego nyamukuru ari ugufatanya guhindura ubuzima. Abakunzi bacu mwese tubifurije gutera imbere, mwirinda ibibahombya. Niba hari inyunganizi ndetse n'ubuhamya ufite kuri iyi ngingo twaganiriyeho, wabidusangiza hasi muri comments. Niba kandi ubona iki kiganiro ari wowe cyafasha, wakimusangiza ukora share. Twizere ko wakoze like, kandi niba uri mushya kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Wakomeza ukurikira n'ibiganiro twasize kuri end screen kuko byagufasha kandi byakuryohera. Abo twabanye mwakoze cyane kudukurikira, ibiganiro byacu nakagaruka naho utaha. Imana ibarinde, turabakunda.